si ubwa mbere umbonyeho amazina yawe kandi fata gutya n'amaboko yombi. Reka mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana bakunze ba Nta Mikino TV. Kuri mikoro n'ubundi muri kumwe na The Master nk'uko bisanzwe. Haciyemo iminsi mike rwose ntari kubagezaho ibiganiro nk'uko nabibasezeranije, ariko turi kumwe umunsi ku wundi. Rero nk'uko mubyumvishe, mbanje kunyuzaho amajwi y'unyakwigendera Vava cyangwa se benshi bitaga Dore Imbogo mbere yuko apfa, ibyabaye cyangwa se n'uburyo yagambaniwe cyangwa n'uburyo yashoye muri uyu mutego mutindi w'ubwicanyi. Nakoze ibiganiro bibiri kuri Pastor Claude, uburyo ari umwicanyi, ari umurozi, ari sekibi. Ariko noneho uyu munsi noneho bibaye ngombwa ko babandi babakitiranya ibintu nzamura y'aka kantu. Ahura n'iyi ntumwa ya shitani rero yiyise impano y'Imana, ubwo yabakoraga ibitangaza baha amafaranga ku bantu bakurikiye ibyo biganiro. Yafashe ikoma cyangwa se ikoma risataguramo uduce agira uburyo bitubura mu mbaraga zakoresha za gishitani ze. Icyo gihe Vava $30 numva ariyo we yarasabye, abandi 20, abandi 50 gutyo, ku bantu bagiye bakurikira ibyo bitangaza byo mukozi wa shitani. Ndakeka mwarabibonye. Ariko noneho nyuma yabwo, ubwo uwo munsi uwo mutego yawugwagamo Vava, nibwo yahise nyine tayari ugashyirwa kuri liste y'abatambwamo ibitambikuzimu. Tayari shitani ibonye undi muntu banywa amaraso. Ariko noneho mwibuke neza ko muri ayo majwi, ubwo uyu wiyitangwa n'impano y'Imana ariko ari intumwa ya shitani sekibi, ari umukozi mubi, ari dayimoni igenda ku isi, ubwo yabazaga Dore Imbogo ngo si ubwa mbere mbonye. Dore Imbogo yaramubwiye ngo nigeze kukubona uri kumwe na Pastor Claude. Bari kumwe bagira bati kuki icyo gihe batiyeretse Dore Imbogo, ahubwo ko yari mission yo kugira ngo Pastor Claude ko ari bwo yaratangiye mission yo kugira ngo ayobeshe uyu mukobwa kuri sebuje wabo uyu sekibi, umaze kugaragara ko yujuje ibyangombwa ko kandi afite mission ngari yo kwica abantu benshi, gutambamo ibitambo abantu benshi. We yigaragaza nk'umuntu mwiza, yirirwa akora ubutubuzi, ahindura ibyatsi cyangwa se amakoma $1 yihera abantu, yirirwa yagira igitangaza. Ariko amakuru yagiye amugaragaraho nuko uyu muntu ni intumwa ya shitani yujuje ibyangombwa ku isi. Uyu mugabo impano y'Imana wakamejeje mu itangazamakuru no ku ma YouTube atandukanye, ni umuntu udasanzwe, kuko ni intumwa y'Imana ni intumwa ya shitani yujuje ibisabwa mu kwica abantu, abandi akabatambaho ibitambo ikuzimu. Amakuru y'ibanga dufite nuko ari we uyoboye itsinda rigari ry'abicanyi ririmo n'uyu Pastor Claude. Hari n'undi mupastor, hari n'undi muvugabutumwa nawe wagaragaye cyane mu rupfu rwa Vava, nawe ukorana n'uyu mugabo, bose bari kumukina ku mubyimba. Hari amajwi uyu mugabo wiyitangwa n'impano y'Imana kandi ni sekibi bigenda, ubwe yagiye yitangira ubuhamya agaragaza yuko ari umukozi wa shitani. Arabivuga, arabyerura uko yagiye ikuzimu, uko ngo yagiye arahira indahiro 12. Izo ndahiro zikaba ari zo ndahiro zishoboka kuba uhawe imbaraga zishoboka zose, ko ugomba gukontorora ibintu byose ushaka. Nimba ari ugomba kwica, ugomba kumwica ukamwica uko ushaka. Uyu mugabo izi mpano yahawe, impano zo guhindura, gukora ibi by'ubumaji byo gufata ibyatsi akabihinduramo $1, impano zo kuba aguteza imyuka mibi y'amagini, cyangwa se agakora maji atagukozeho imyuka mibi kakwinjira, akayitongera uko ashaka, ikaba yakwica atigeze agukoraho nta naho wamurega. Ibi ndagenda mbahaho ingero z'abafite ibibazo bamaze kugwa muri uyu mutego uyu munsi, barindiriye ifirimbi ya nyuma yo gupfa, cyangwa se abandi bagiraniwe bari gusaba ubufasha. Uyu mugabo afite imbaraga zidasanzwe yavanye ikuzimu, kandi ari gukoresha ikuzimu kugeza naho yivugaga ngo nibu niyo yashaka izampamagaza njye nzisobanura ko ibitambo bibaho umuntu agomba kubitamba bitewe nuko icyo ashaka. Uyu mugabo rero njye nise sekibi cyangwa intumwa ya shitani, ariko we nubwo yita batiza ngo ni impano y'Imana, uretse ko nyine ubundi shitani na kera kose ngo yahoze ari marayika w'umucyo. Umuntu wese w'inkozi y'ibibi kugira ngo ibikorwa bye bigende, niyo yaba ari umurozi, niba ari iki, asabwa kwigira umuntu mwiza. Ni ibintu biranga umuntu wese
w'umugome mu ibanga, asabwa kubanza kwigira umuntu mwiza, abantu bose bakamwiyumvamo, bakamubona nk'umuntu w'inyangamugayo, bakamubona nk'umuntu w'intwari cyangwa se uzi kwitanga, ariko ibyo byose akabikora afite icyo agamije. Nibyo rero navugaga kuri uyu mugabo, intumwa ya shitani yiyita mpano y'Imana, Sekibi ukuriye izindi, uri gukoresha abapasita Claude n'akandi gatsiko k'abandi barozi nawe n'abicanyi bagenda bakorana, uretse ko ari we the bande wabo, kuko we yujuje ibyangombwa, n'abandi bura agenda ntiwamenya ngo pasita Claude we ikuzimu amaze kurahira kangahe. Ariko uyu mugabo we mu buhanuzi mu makuru yitangiye cyangwa se mu makuru y'ibanga yashyize hanze, nuko yagaragaje ko mbere ari umwe mu bantu batangiye kugikuzimu kera, cyangwa se no guhabwa imbaraga yo kera no gukoreshwa na shitani. Yavuze ko atangira cyangwa mu myaka yabo yatambutse yakoranaga n'uriya mudamu w'umuvugabutumwa uyu munsi muri ADPR, Alice. Murabizi ko yajyaga atanga ubuhamya ko yajyaga ikuzimu. Uyu mpano yivugiye ko bajyaga bahurira, ariko Alice biza kumunanira, mission abivamo, warigarukira, undi arakomeza aravansa kugeza aho abaye qualifié, noneho yigira nk'Imana mu bantu, umuntu ukora ibitangaza mu bantu. Muramubona kenshi cyangwa benshi bagiye bamukurikira ku social media zitandukanye ya YouTube channel. Ariko uyu mugabo uburyo yivuga n'uburyo yitwara n'ibyo agamije n'ibintu ari gukora, n'itsinda rigari ayoboye ririmo pasita Claude, ririmo n'abandi tuzagenda tubabwira amazina yabo nubwo tugenda tubabona, ariko mu gihe tutarabageraho ibimenyetso bifatika ntabwo watangaza umuntu utamufiteho ibintu bifatika bihamye. Nuko uyu mugabo n'itsinda rye ry'abicanyi mu byo bagamije ni ukurimbura abasitari cyangwa se umuntu uwo ari we wese babona wari umaze kugira igikundiro, kandi babatambaye ibitambo. Ubwo muri bo ibyo ari byo byose, iyo batambye, iyo bishe umuntu hari akanyenyeri shitani bazamuramo. Buriya Claude yamaze kuzamuka, kuko nubwo mpano y'Imana yamubereye igipimo nk'umukuriye, ariko Claude niwe wari wapanze iyo mission yo kwica Dorimbogo. Ubwo rero nkomeje inkuru ibabaje, hari ibintu ngenda ndeba nkumva umutima urikanze, nkabifata nkabona ko ari ibintu biteye agahinda. Ariko ntabwo dukwiye guceceka, tugomba kugira ngo gukangura bataramenya ibi bintu bakirinda, kuko amazi si yayandi. Noneho ibintu byafashe indi sura, ibintu byatokombeye, ibintu byadogereye. Amazi si yayandi. Banyarwanda, bantu badukurikira aho muri hose mu bihugu bitandukanye, cyangwa se mu mpande enye z'u Rwanda, cyangwa se no mu murwa wa Kigali, mbabwira ngo buri muntu wese yicunge, yirebere, yimenye. Mbanje gusobanura ibyo impano wiyita ngo ni impano y'Imana, ariko ni shitani, ni intumwa shitani ku isi, yujuje ibisabwa mu bugome budasanzwe, mu migambi mibisha ari gukora. Ndabivuze, mwibuke neza ko mu kiganiro nakoze ubushize nari nababwiye ngo hari umupangu, ibyo pasita Claude yari yavuze kuri DJ Brian, avuga ngo ntarazarenza ukwezi kwa 8, nuko bafite umugambi mugari w'ubwicanyi. Ibyo ari byo byose niba babona igipimo ko cyagezweho baramuhitana. Ariko ndahamya ntashidikanya ko nshingiye kuba bamaze gutekinika, bamaze kurangiza, binjijemo iyo myuka mibi yabo n'amajini, uyu munsi bari mu bitaro cyangwa barembye. Ntabwo ibyo ari byo byose DJ Brian ashobora kurusimbuka ku kwezi, ariko bari abagabo kuva baramwikomye, nawe rwose asenga Imana cyangwa se yitabaza yo mu ijuru, niyo yonyine yo kumurengera. Noneho rero uyu wita ngo ni impano y'Imana nkuko byivugira, ibyo ari byo byose we ni umugabo, nkuko nabivuze haruguru, wangiye kwakira imbaraga zose zitangwa na shitani zikuzimu n'indahiro zose ngo zigera kuri 12. No mu majwi yavuze ko kwica Dorimbogo cyangwa kumutambaye ibitambo ibyo bibaho, aranabyihamiriza, kuko we wenda afite ubudahangarwa shitani yamuhaye buruta ubwo pasita Claude yavuga. Ariko barakoranye mu itsinda ryabo. Mumenye ko nkuko nabibabwiye, Dorimbogo abasha kubona uyu ngo ni impano y'Imana, shitani Sekibi, nuko yamubonye ari kumwe na pasita Claude, kuko pasita Claude niwe wari uziranye na Dorimbogo, niwe bakoranaga ibiganiro, niwe bari bamenyeranye. Pasita Claude rero ati do fata, nuko ibya Vava Dorimbogo byarangiye. Inkuru ye rero tugiye kwiganiraho,
tunihanganisha umuryango we n'inshuti ze n'abamukundaga twese, twavuga ngo Imana imwakire mubayo, kuko nubwo benshi batangiye kujya bibavota ngo arahanirwa ngo agiye gupfa ngo agatukana ngo agatuka abantu kuri ba nyina, ariko ibyo aribyo byose ntawakwishimira ko mugenzi we apfa kandi azize amaherere. Noneho nkomeje kandi nkomeje gucukumbura amakuru yerekeranye n'aba bagabo, iri tsinda ryabo ritoroshye kirimbuzi mu mujyi wa Kigali, nuko uyu munota hari abamaze kugwa mu mutego wabo. Ngiye guhera kuri uyu muhanuzi Tisi w'Igikondo. Uyu muhanuzi Tisi nuko akimara gufatwa bamara kumwinjizamo imyuka mibi, Korode ku bantu bakurikiye amakuru muri iki cyumweru turangije, ntiyahwemye kumera nk'ugiye guhamagara umudamu we, umugabo yafashwe ate, umugore arabanza aramubwira ati yafatiwe mu rugo tumujyana ku bitaro i Masaka, bamuzana i Kanombe, bigeze i Kanombe biranga, bamuzana Faisal, ubu niho arwariye. Undi ese mufite mituweli, ese mwishyura n'uburihe bwishingizi, amwibarishwa ubusa. Mbese we abo mu motsi wa mbere, simpamye ko rero umuntu ukurikije ukwiye kumenya amakuru abandi, nuko ahubwo kubera abazi ibyo yakoze cyangwa se abazi n'igipimo kiriho tayari nimba ubumara bwabo cyangwa se amagini bakoresha amaze kumwinjira, we abo wa mbere mu kumukurikirana cyane no gukomeza kurushaho kohereza iyo myuka mibi, iyo myuka ikomeza kugenda imuzahaza, dore ko uyu mukozi w'Imana, uyu muhanuzi, uyu munota ari muri bomboni muri Faisal, isaha n'isaha baramunogonora cyangwa baramumaramo umwuka. Uko yakagiye ntiyigeze yoroherwa, ibyuma nibyo bimutunze, ntabasha kuvuga, ntabasha kurya, ari n'umubabaro mwinshi, amajwi ya no kureba video ze nta mungu nakwifuriza kubibereka, ariko nuko bagiye kumwica nabi kuruta uko bishe Dorimbogo. Ko Dorimbogo we yararwaye nyine, ntibamubabaje cyane kuko bamwishe mu gihe gitoya, ariko uyu we amaze igihe kigera mu cyumweru, hafi cyumweru kigiye kuzura ari muri bomboni. We ntumbaze nimba ari uko yari umukozi w'Imana bakavuga bati reka uzapfe tukubabaje, ariko mbabwiza ukuri, aba bagabo my friend, uzi ubwenge, ureba kure, ugira amakenga, yamagana ibi bintu kandi abagendere kure, kuko umugambi bafite mubisha ugeze kure. Ikindi kuri uyu muhanuzi Tisiye, nuko we na n'uyu munsi umunota ku wundi abakozi b'Imana nubwo bameze nk'ababyirengagije cyangwa se nk'abatabireba ngo baguruke bamagana iyo myuka, noneho abo bakozi ba Sekibi ntumbaze imbaraga badukanye cyangwa bakoresheje. Ngiye maze iminsi ndeba ibintu nkibaza ngo ese kuki hatari itsinda ry'abantu bagari bari kwamagana ibi bintu, ugasanga showbiz zose cyangwa se YouTube channel yose ameze nk'ayirirwa bakomera mu mashyi. Ibi bintu biraturuka kuki? Izi mbaraga bakoresha ni izihe? Ese n'aya mafaranga n'ubufindo uyu mukozi wa shitani Sekibi uyu wita ngo ni impano y'Imana agenda akora ibitangaza ahereza abantu, hari bakamufata nk'umuntu w'intwari cyangwa se nk'umuntu udasanzwe, kandi amakuru dufite ari nabyo tuzacukumbura mu kiganiro gitaha, nuko uyu mugabo impano y'Imana abantu bose ari guha amafaranga. Murababona ni ibintu agenda agakora imbere kuri kamera, abakobwa akabaha amafaranga, abantu bose, nuko abantu bose ari guha amafaranga. Tayari itike yo gukatishwa ikuzimu kutambaye ibitambo baba bigabuye, abantu babaye nka zambeba bategera kuri imbeba niyo batega ikinini cyangwa se ibyo bita sumu yapanya bagashyira ku kijumba cyangwa bagashyira ku kikazi karya. Noneho abantu nabo, abana b'abantu, bantu bakobwa, bantu bagabo, bantu bagore, kuvuga ibi bintu haragiye ngeraho bikandenga. Mube maso, kuko namwe cyangwa se natwe twamaze kuba igipimo, gushukishwa amafaranga ntica ntikize, amadolari 20, amadolari 30 cyangwa 50. Dorimbogo we yazize 30 bikarangira ubaye igitambo cy'ikuzimu. Hejuru y'uko ushatse amafaranga y'ubusabusa kandi ngo ubonye amafaranga utavunikiye, ubusanga rwose abakobwa batakawe,
abasore batakawe natwe dukorera 50 dukore 30. Amakuru dufite nuko buri wese urya kuri aya mafaranga y'uyu mukozi wa shitani cyangwa se aya mafaranga y'ikuzimu akora muri ubu bufindo akabahereza mukajya gukoresha cyangwa se kurya. Buri wese ikimwihutisha ikuzimu igitambo yamaze kucyakira kandi uzi ubwenge asenge wenda Imana nta kitamukorera. Ariko ibi bintu tuzabicukumburaho mu kiganiro kizakurikiraho. Ndeka nkomeze ntabaza muri iki gihe cyo gutabaza kuri aba bantu barembye. Nayimereye kuri umuhanuzi Tisi. Noneho rero isaha n'isaha kuko arwaye ateworoherwa bishatse n'ubwo ngo n'urupfu rwamusatiriye nubwo yari umukozi w'Imana nubwo ari umuntu uvugira Imana cyangwa umuhanuzi, ariko birashoboka ko umutego wa shitani ashobora kuwugwamo bikarangira shitani imukuye ku isi. Ibireka tubitega amaso, ariko numwe mu gipimo cy'aba bantu kuko uko yafashwe n'uburyo Claude yahise amwirukanka kwa kundi yirukaga kuri dore imbogo Vava. Birasa neza 100% ku bantu bamukurikiye. Noneho rero uyu Claude Sekibi cyangwa se itsinda rya ba Sekibi riyobowe na n'uyu shitani nkuru yabo ngo ni impano y'Imana, nuko nyuma yo kuba bakoze ibingibi uyu muhanuzi Tisi siwe gusa bakoreye ibi. Nababwiye ngo ngiye kubabwira amakuru maze iminsi ntohoza, ngiye kugera no kuri uyu muhanuzi Theo. Uyu mukozi w'Imana Theo rwose pe abantu bagiye bamukurikira ku YouTube channel atandukanye, yagiye agaragara nk'umuhanuzi nk'umuvuga butumwa kandi nk'umuntu bigaragara ko avuga nk'atumwe n'Imana cyangwa se nk'umukozi w'Imana pe. Wabonaga ko ibyo avuga ibyo ahanura ibintu byose ari umuntu koko ukora ubutumwa, uvuga ubutumwa bwiza cyangwa se ukora ibintu mu buryo bufite aho bahura n'ubuhanuzi cyangwa na Bibiliya. Bigaragara koko ni umukozi w'Imana pe. Ariko uyu munsi amakuru yisohoreye nuko uyu shitani, intumwa ya shitani Sekibi, daimoni igenda ku isi, uyu mpano y'Imana uyita mpano y'Imana kuko ubu ni impano ya shitani nyine niyo yamuhaye, nubwo we Imana yari shitani nyine akayita Imana ye. Ubwo nuko nyine buriya umuntu wese ikintu yizera cyita Imana ye. Noneho rero iyi mpano ya shitani ngo yashatse n'ubutumwa cyangwa se n'amakuru yaturutse mu kanwa k'umuhanuzi Theo. Ndaza kubimumvisha nako agakaho voice note ndagashyiraho nyuma ikiganiro kirangira. Uyu bashatse bamuterereje imyuka mibi ngo imwice, arasenga imyuka mibi ntiyabasha kumushobora, barongeye bashaka kumusarisha bifata ubusa. Noneho uyu munsi icyo bakoze bamuhuhereye iyo myuka y'amajini kuntu y'amaji bimufata mu myanya ndangagitsina ku buryo rwose pe ntabasha kwicara neza, ntabasha kugenda, ibibyimba byaramwatatse, igitsina bagambire kuzagica bakamwica we urubozo. Ibaze kugira ngo baguteze ibintu bize kugushahura cyangwa se kugukuraho ubugabo. Ibi bintu bantu b'Imana bavandimwe bakristo bene data, mbabwize ukuri kandi mbabwire ubura ubwenge ngo akurikiye akaryoshye inyuma y'aya mashitani y'aya madayimoni wese arakagwaho kandi arabizira. Umubabaro uyu muhanuzi Theo afite nubwo Tisi wari muri bomboni nkuko nabibabwiye mu bitaro, ariko uyu nawe yatangiye cyakoze w'abahanuzi batangiye kumutabariza bati dusengere umuntu. Arababaye biteye ubwoba kuko misiyo yabo ngo nuko umushahura ubugabo bukavaho kandi atonyotse ni n'amabya akavaho, ubundi akazapfa urwo bashaka. Si gusa hari n'amakuru y'abandi turi kugenda twumva ko nabo bamaze kwatakwa n'itsinda rigari ry'abicanyi. Sinzi nimba ibintu bivugirwa kuri YouTube inzego z'ubutasi cyangwa se z'ubutabera cyangwa RIB zibikurikirana ngo zibe zatangira gukora iperereza kuri abo bagabo bamaze kuyogoza ikiremwa muntu cyangwa se bafite gahunda yo gucura bufuni na buhoro abitwa ko bababangamiye cyangwa se abakozi b'Imana cyangwa se abastari bagenzi babo. Ni ibintu bikomeye bamwe abantu.
buri wese mbabwize ukuri, dore ndavuga ntabaza kandi ndavuga ninginga ngo buri muntu wese wanyumva nawe yamagana ibi bintu, cyangwa se umuntu wari uri gusurumbira agirana kontakite cyangwa se kominikasiyo n'aba bagabo abyirinde. Dore mu gihe gitambutse Vava baramuhitanye amanywa y'ihangu, abantu bararira, twese turarira turihanagura. Uyu tisi ari muri bombo n'induru ziri kuvuga bati isaha n'isaha arapfa. Uyu muhanuzi Theo nawe nubwo ari we ariko isaha n'isaha ari n'umubabaro, ateye agahinda, riribwa ijoro n'amanywa hejuru y'ibyo bibyimba bamuhuhereye cyangwa se bamuteje, kuko misiyo yabo ngo ni ukumukuraho ubugabo nk'uko mbivuze haruguru. Rero bantu b'Imana, ni ukuri kw'Imana pe, mu gihe cyo gutabaza tuzatabaza, kandi mu gihe cyo kubwira abantu tuzababwira. Gusa nagira ngo mbabwire ngo mudufashe, uzajya dusura rwose kuri YouTube channel ajye dukandira kuri subscribe, nabishobora dukandira kuri like, nanatwandikira comment aduha motivation, ibyo twamubwiye nabyo bizajya bitunyura, kuko niyo nkunga ya mbere. Bavandimwe bene data, ndababwira ndabinginga ntimurangare, ibintu birakomeye, ibintu birakaze. Njya kuvuga ibinge nkumva birandenze ngamuraho mpera naho ndangiriza, ariko mbabwiza ukuri, abasenga musenge, dore ko abantu benshi bamaze iminsi biririra ngo insengero zarafunzwe. Ntumbaze nimba insengero ariyo mitima yabo cyangwa se ari ryo juru, hejuru y'uko hari abakozi ba Sekiberi kwigaragura mu ruhame, ugasanga nta mbaraga zibaye zo kwamagana iyo myuka ya shitani yamaze rwose no kugezajya yirwa imbere ya kamera yivuga bigaragaza imyato n'ibitangaza byabo. Bantu b'Imana, reka no kurondogora, ariko icyo mbabwiye cyo, uzi ubwenge asenge kandi afashe mugenzi we, atabane mugenzi we. Ibintu birakomeye. Iyi kipe y'abicanyi ifite umugambi muremure, kandi nagira ngo buri wese yimenye kandi yirebere, adahitanwa n'aba bakozi ba shitani cyangwa se n'izi ntumwa za shitani n'aba badayimoni bagenda ku isi. Murakoze cyane, mugira amahoro. Yari The Master kuri mikoro, Imana ibarinde. Ibibyimba 4 n'irindi rifite ibibyimba 4 n'ibibyimba 8. Urwaye ibibyimba 8. Ubu ntago nabumba amaguru guke, ariko urwaye amabya yawe abiri, ibyo ry'iburyo n'iby'ibumoso, rimwe ririho ibibyimba 2 n'irindi ririho ibibyimba 2. No hejuru kuri gahunda yawe y'ubugabo nayo yarangiritse. wararwanye biramunanira. Yewe gamana yanjye Yesu bisazi sinasara. Agaterebya rero byose reka nkora ikintu kimwe. Urumva ni intambara 3. Guca ubugabo umereye mu mabi. Yes. None abita abakozi za n'uburwayi bwatitsiye, ukeneye ubutabazi ninde, utabukeneye ninde? Bose barabukeneye. Ibi bibyimba bikeneye gukandwa bikameneka, bizakandwa akabinywera imiti yoroshya. Ibi ni 10,000. komeza. 2, 3, Ayubara niwe mugisha wawe. 6, 7, 9. Ayubara niwe mahirwe yawe. Ayubara niwe mugisha wawe. Kutabara. Ngeze kuri 30. Ugeze kuri 30. 33. Reka turekeraho. Naguma nayo yabazi. Yamuherezayo. Yamuhereza. Uba uri kwibisha. Guma nayo ngaho. None se ko bavangu ni buraka naye ndayakwaka. Oya. Umuntu wese ubonye umugisha arawubona. Wabyumvishe? Uwo ni umugisha. Ngo akira. Fashe mikrofone. Nawe bara. Aho niyo mahirwe. Uri gushaka miliyoni utazi kubara. Bara ibyo ushaka. Rimwe. Bara cyane. Cyane kandi amahirwe yawe baravanga urava mu murongo harinjira mundi mu mwanya wawe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000. 1, 2, 3, 4. Ayubara niyo ujyana. Umugisha wasabye ni ubona. 7. Uvuga cyane kumbi. 9, 10. Ibi ntago ibi